Buri gitondo iyo tubyutse dufata telefone zacu tukajya ku mbuga nkoranyambaga ngo turebe ibyo baraye bashyizeho. Ibyo ngibyo akaba aribyo bidufasha kumenya aho isi igeze. Ntekereza ko ikiremwa muntu kugeza magingo aya ngaya gukoresha internet aricyo kintu bashyize imbere kurusha ibindi byose. Buri muntu wese wize gutunga smartphone ahita agira internet kuko abashaka kumenya technology y'isi aho igeze. Bamwe na bamwe basigaye bacuruza online. Ibyo ngibyo babifashwamo na internet. Ushobora kutabyiyumvishamo, ariko umubare munini w'abatuye isi bagura amayinite kugira ngo bagure internet, kuko nicyo kintu cya mbere kikuriho n'abantu benshi. Ni nkuko umuntu yaba akoresha WhatsApp muri phone cyangwa Facebook. Ibyo ngibyo bihagaritse, ntekereza ko bamwe na bamwe bakoresha izo mbuga nkoranyambaga. Ubuzima bwabo bwaba mumeze nk'ubuhagaze wakanya gato. Ibyo ngibyo ushobora kutabyemera, ariko nibyo, kuko ikoranabuhanga riri kugenda rizamuka umunsi ku wundi. Urundi rubuga ruyoboye ku isi, TikTok nirwo rubuga rufite umubare munini w'abarukurikira. TikTok buri muntu wese ufukuze phone, ufite smartphone, ikintu cya mbere ahita downloading application kuri Play Store, App Store ya TikTok, ubundi agatafunguraho account. Ibyo ngibyo umubare munini w'abatunga smartphone ni gake ushobora gusanga umuntu muri telefone ye adafitemo TikTok. Ni gakeya uzafata telefone y'umuntu ntusangemo urukuta rwa Instagram. Na application nayo irebwaho amakuru atandukanye ku isi yose. Akaba ari rwo rubuga rukoreshwa cyane n'abantu batari bakeya, aho bagira mu mamiliyari ku isi yose. Abastari ndetse n'abandi, abashoramari ndetse n'abandi bantu. Urundi rubuga rukoreshwa cyane urwahoze rwitwa Twitter, ariko rukaba rusigaye rwitwa X. X ni rwo rukuta rusigaye rukoreshwa n'abantu batari bakeya ku isi. Ni rwo rubuga rusigaye rukoreshwa n'umubare munini w'abatuye isi, abastari, abashoramari ndetse n'abandi. Akaba ari rwo rubuga rwa social media, akaba ari rwo rubuga rwashowemo amafaranga y'amadolari y'Amerika. Ibyo bintu ushobora kutabyumva kuri wowe, bitewe ko ushobora kuba utatunze urukuta rwa X. X ni rwo rubuga ruhurirwaho n'abantu batari bakeya, abayobozi bakomeye ku isi ndetse n'abandi bantu. Elon Musk, mwibuke ko mu mwaka washije yeshiyemo akayabo k'amafaranga menshi. Twitter ni rwo rubuga bavuga rufite umubare w'abakozi w'abantu bakorera kuri Twitter. Urundi rubuga ariko twavuga rurenze kurusha izindi zose, urubuga rwa YouTube. Abafite phone zitandukanye, abafite Tecno, Samsung ndetse na iPhone bajya kuri Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone utunze. YouTube ni rwo rubuga ruyoboye isi kugeza magingo aya ngaya, aho bamamarizaho ibikorwa runaka, aho bamamarizaho ibintu runaka. Abastari ku isi yose n'umuntu utunze smartphone vuba, icyambere na mbere ahita aryaho, ahita afungura account akajya kuri YouTube, afungura email akajya kuri YouTube kugira ngo ajye areba ibintu biri guca kuri YouTube. Ibyo bintu ushobora kutabyumva bitewe kutazi ukoresha urubuga rwa YouTube. Abenshi na benshi umubare munini ku isi ubyaza agatubutse YouTube. Nibwo rukuta rwinjiza amafaranga menshi kurusha izindi zose ku isi. YouTube kugeza magingo aya ngaya irayoboye. Abastari ku isi bakoresha urukuta rwa YouTube. Amakuru yihuse cyane uyasanga kuri YouTube, Instagram ndetse na X. Akaba ari zo mbuga zikoreshwa cyane kurusha ibindi byose. YouTube kugeza magingo aya ngaya niyo twavuga iri ku mwanya wa mbere bitewe n'abantu bayikoresha uko bangana. Ibyo ngibyo nutabyemera, ariko ko nguko niko kuri. Niba ukunda ibiganiro byacu, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel Ijambo ry'igihe cyose 250. Ndabakunda cyane, mugira ibihe byiza.